babeshya abo yasibiye amacana bacana amafaranga nyine bivura ko bagiye bakana bacameshe za miliyoni zitabarika kuko yaba batwaye iyanjye gusa izindi bakazireka rero kuko barimo no gushotora abandi bantu abo ni abagizi ba nabi ni nk'abanzi b'igihugu cyangwa abanzi b'abandi bantu ntabwo nabita abanzi banjye ni abagizi ba nabi kuko bari guhemukira n'abandi bantu ibyo bintu abantu babyumve babisobanukirwe kandi ngewe ntacyo byari bintwaye njye naciye mu bintu bikomeye ku buryo numva gutwara cano nta kintu ntacyo byakabaye bintwara ahubwo kuba bari kwanduranya ku bandi bantu bagahemukira reba basibye cano ifite abasubscribe 500 birenga. Arambabaje cyane Rayira yarambabaje arambabaza ku rwego rudasanzwe. Rayira yugiye gusesengura ntubanza ngo rene ibyo usesengura ibyo ari byo ariko gacereka nkubwire nuri umusesenguzo mwiza n'umunyamakuru mwiza wasesengura umugambi w'Imana ifite ku muntu yasesenguye ibyabande ibyawe we yarifashe bwa mbere aransesengura ngo kano gasore ngo reba ukuntu ngo kaba kakodesheje amakote ngo kaba kambaye neza naba nangira yira mfite abantu bama amakote mfite abo bantu banyemera banje banyemera intege nke zanjye bakemera n'ubuhanuzi bwanjye kuko bubakorera bakemera n'Imana imbamo ariko Rayira we yaravuze ngo agasore ngo murakabona ngo nagatubuze ngo kabashanga abagore Rayira ndakwiyamye uyu musore numwibone atibira ngo numwibone ngo aritukuza ngo yaritukuje avuga ngo ganza aritukuje amavuta yisiga warayamuguriye tuye tubwizanye ukuri uravuga ngo Jerimeni ngo nagakecuru ngo karashaje ngo yaroze ganza ngo hari ibyo ngo yamuhaye ngo kugira ngo amukunde kandi ngiye buriya niba ari ikintu ushaka ndashaka ko buri kana andi buri leta lazala widbma koniza ngo winima shando winidry ndakumva papa ndashaka ko baze ngabaramburaho amavuta y'Imana nkabasengera nizi saba buri kana impamvu mbagirira igishika nkahora numva ashaka kubasengera barambafata nk'abantu babana mu gakiza n'abana mu gakiza buri kana na buri nguni n'abana mu gakiza rero niba ari abana mu gakiza ngomba nk'umuntu wasobanukiye nkange Prophet Noheli ngomba kubasengera bakazamuka nkabazamura mu buryo bw'umwuka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukunda n'abadukurikira umunsi ku munsi mukomeze kugubwa neza abantu bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda bareba ibiganiro byacu mu rugendo tuba turi kumwe na mwarimu Clementi ushaka provisoire rwose mwabantu mwe uko mpora mbibabwira nyarukira inyamirambo mu minsi ne gusa ubuyibonye naho hagati y'iminsi 15 na 30 ukabonye uruhushya rwa burundu cyangwa se permis definitif muhamagare kuri 0788 48 37 22 cyangwa se musanga hakorera munsi ya tapi rouge inyamirambo. Ikindi kandi abantu bakunda ahantu ho gusohokana bari kumwe n'abakunzi ntani ni kuri Serenity Bar munsi ya fawe muze niho mbandi niho dusigaye tuba twicaye tumeze neza cyane ngira ngo abenshi bamaze kuhagera barahashima cyane. Ndagarutse na Prophet byukura bagirane umeze neza turashima Imana turi amahoro dusuhuje abantu bo ku rugendo online ndetse dusuhuje abanyarwanda imfura z'u Rwanda abana b'u Rwanda dusuhuje bene data b'aba diaspora bari mu bihugu byo hanze mbabwira ngo umugisha w'Imana bane namwe mu izina rya Yesu ubwo ndanabasengeye amen mugubwe neza amen amen amen. Yego biba bimeze neza cyane yo tugiye kuganira ngira ngo ni mu minsi ishize n'ubundi tuvuga ku bintu biba biri hanze tugatanga ibitekerezo cyangwa se tukabasha ku hari ukuntu tuvuga ngo ntago tujya twemera ko hari umuntu uza kubeshya abantu cyangwa se ko bapfunyikira. Yego rimwe na rimwe mugira ngo abantu bamaze kumenya ko Noheli ntajya arya imboga muri yamvugo tuyatuvuga ibintu yatari kubyumva neza cyangwa se atari guhamanya nawe cyangwa se ari kubona uri kubeshya abanyarwanda rwose ntabanga riba rigomba kubamo bimeze neza. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo wari karakasa mutwe na Amana ariko nabonye n'umugoroba byarangiye ibyanjye na Amani no muntu witwa Madina wo mu diaspora hamwe no witwa Diana abo ngubo Amana makuru hari na yuko yateye ivi online Amani yateye ivi online byari intambara byari bibazo
uko nganiriye na Amani yatereye ivi nde yatereye ivu witwa Diana yamaze kuva ko nta wundi mugore akeneye nta wazashaka nta wundi muntu akeneye mu buzima bwe uretse Diana aramuhamagara amuterera ivi intuza online ngira ngo nuwasezeranyije ubwo bukwe bamwita Pastor Claude Imana ifite PS ndakubwiza ukuri ibintu byari foya byari umuriro byari biryoshye ubwo wumve ngo twagiye mu kiganiro ngewe nawe Amani congratulations naraye mbonye wateye ivi narindi mu kiganiro n'ubundi butugwamagaye ndi kumwe na Noheli mu kiganiro ngira ngo nabonye byaragenze neza cyane ubukwe ni ryari ubukwe bwareba abaye rwose abazimu bahiye cyajya guze murangi yego pare ninde ni Noheli akubwiza ukuri ibintu byari byiza byari umuriro okay amahirwe Masimani izakubakire mwariyunze ahita ninde wabasezeranyije Pastor Claude umugeni wawe ariko ntago yari ahari byaba online online yabwahari ubwo nyine natwe yumve ko mu rugendo turi kumwe na Amani mu bukwe ahubwo abatarabashije kuza mujyageze mwiyakire abatari bahari biyakire se nende kugira ngo abatari bahari tuze guhurira kuri sawa kuri rendezvous igiheka nabwo nyine muze twitemo agafanta twishimire ubukwe bw'umuvandimwe warayirongoye Amani urakoze cyane yego gakire kandi nanjye agiye kumwe ngo kandi nawe ugira urongore nibyo yaragiye wasanga no mu mavuta buriya gakire abantu benshi bafite amaseko kuzabona ngo gakira azashaka umugore umeze ute urumva ko ewana cyakora umuntu uzaba ushatse Samu Gakire azaba ashatse umugabo ufite ibintu bitatu icya mbere ufite ubwenge icya kabiri uzi gukora icya gatatu utekereza akareba kure yego ngira ngo hari ibiganiro maze iminsi mbona ubukwe bwa twanakoze ikiganiro ngira ngo bwa Bonso yego Ganza na Germaine ubukwe bwabo uri mu bantu babashyigikiye cyane abantu bari basanga bazi kurwanya abantu ariko ndi no mu bantu babuhanuye abantu babuhanuye none uko kubera iki Ganza na Germaine kuri iyi nshuro ntutigeze uza uri ku ruhande rubasenya impamvu buriya ntabaga Imana yakunyuzamo isezerano ngo ikubwire ngo ubwire aba bantu ngo bazabana ngo nurangiza uzugira ute ubasenya ahubwo ugomba kuza ikigikira ryaherekwa ryari muri wowe ukishimira itsinzi ryuko buri hano hanze Samu Gakire dufite abantu badupinga dufite abantu batatwemera dufite abantu barwanya inyenyeri y'umuntu mu buzima bwa buri munsi o kugira ngo bashyigikire inyenyeri nka buri uri mu bantu bagiye bashyigikira inyenyeri zaba Fabrice zaba Gasogi abantu nkabo ngabo inyenyeri zabo zikazamuka zigatumbagira bavava inyenyeri zabo zigatumbagira abandi bakabagiraho umugisha ariko biturutse muri Samu Gakire rero ntabwo Imana yaca muri ngewe ngembwire ngo hanurira uyu muntu ko agiye ku mugabo wa kanaka uhanurira uyu nguko agiye ku mugore wa kanaka ngo nurangiza uzo basenya ahubwo uzuvuga ngo Mana ushimye kusohoje isezerano ryawe hari abantu nabonye wavuze ngo bazazo basengere buri kantu na buri nguni buri kana na buri nguni ahubwo sinzi impamvu batumva barabahungu afite ikihe kibazo barabipinze cyane nongere mbisubiremo buri kana andi buri nguni mugomba kuza ngo abasengera nka profete byukura bagirana Noheli ngabaramburaho amavuta y'Imana noneho nabonye mwateye intambwe yo kuvanga mu gihe gukora indirimbo muri gukora indirimbo za video nibyo ariko mukeneye n'izindi terambere mukeneye kumera nka Bruce Melody mukeneye kuzamuka mukaba abantu b'abahanzi b'abahanga nka ba Meddy mukaba nyine abantu kandi bagomba kubanza bakaza ukabarambura bakaza ngabahereza umugisha ngabasabira umugisha w'Imana ngabaturaho amavuta y'Imana ariko ndababwira buri munsi nibumva babambwira ngo nkwiki nywa fanta buri kana we urumbaza ngo nkwiki nywa fanta ya story konje ahubwo wowe umwiki nguze wicare wige ngusengera Imana igukureho ikintu cyitwa iki igukureho ikintu cyitwa kutagira iterambere rifatika ube nk'abandi bahanzi nka ba Debe uzamuka ku rwego rudasanzwe ruri hejuru ariko zari ikibazo mugirana nabo nje nta kibazo ngirana nabo nuko nagize yerekwa nkaribaha bakanambesha ngo bazaza mbasengera ubwabo ariko bagiramo hagati bakabihindura yego
bakabihindura kandi ngiye buriya niba ari ikintu ushaka ndashaka ko buri kana andi buri leta lazala widbma koniza ngo winima shando winidry ndakumva papa ndashaka ko baze nkabaramburaho amavuta y'Imana nkabasengera nese kuki nasengeje Germaine birakunda niba nasengeje Germaine bigakunda ndashaka no gusengera nawe bigakunda nasengeye Bonso biremera ejo muri rwose bafite ubukwe namwe nimuze mbasengere Imana igire gute ikomeze ibateze imbere aba bahungu bona wowe bakwemera kuza kubasengera ariko kubera ikivuga ngo nibakemera ko mbasengera usko nasengeye abantu barusha agaciro buri kana na buri nguni benshi cyane babakire banakomeye nge ndi mu bantu basengera abantu ibintu bikemera ntabwo ndi buze muri ya system y'aba abantu babeshye ibyo mvuga nge biranasomba afite n'ibihamya byabo ubyo uri kuvuga witeguye ko nibaramuka babonye video bagiye kugukoraho episode ntabyo kunkora episode erega n'ubundi umuntu wese uvuga ibyo ukuri uzi ibyo akunda uvuga ibintu azi neza ntabwo ngiye njya ndimi sinjya amenya kubeshya ndi mu bantu basenye na nizi saba buri kana impamvu mbagirira igishika nkahora numva ashaka kubasengera barambafata nk'abantu babana mu gakiza n'abana mu gakiza buri kana na buri nguni n'abana mu gakiza rero niba ari abana mu gakiza ngomba nk'umuntu wasobanukiye nkange Prophet Noheli ngomba kubasengera bakazamuka nkabazamura mu buryo bw'umwuka nkabazamura hejuru rero ndashaka gusengana na buri kana na buri nguni bakaza kugira ngo Imana igire ikikora n'ubundi nagiye mbona abantu bagiye banasabira ko nawe ugomba gukurikiranwa icyo nabwira abantu buriya ngewe hari ikintu abantu batazi umuntu ashobora kukwanga akakwishyiramo agatanga ibiguzi byinshi ngo ntukabeho ariko Imana ikakurinda n'ukuri ukabaho uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukurira imva Imana nayo izizi sibe icyo nkundira Imana yewe Imana barakangika kwemera baraguca nayo igaca kanzu yes Theo komera ngo hamagaye ndi mu kiganiro ndi kumwe na Prophet Noheli ariko numvishe inkuru itari nziza ko YouTube channel yawe wayibuze yagiye gushira ibyumweru bibiri yarabuze irahari ariko abantu barayitwaye nyine ubundi buryo yo komera cyane ndayirebideho n'ibintu urabaza abantu bayitwaye bagenda bakareba abantu bari barafashe nk'ibitaramo nagiyemo akabidawuninga akabishyira kuri channel yanjye yarangiza agahita anabaregera YouTube igahita ibahana ubuhimbaza barayisibye agape barayisibye kandi bikorwa n'ubu ukoresha email yanjye tutaramenya ntago uramenya arinde ntago namumenya keretse bibaye bimwe byo nemera neza byo gukeka bavuga ngo nawe uyoberwa mwibye ukayoberwa aho muhishe byo nakeka ariko nawe tuzi nabyumvishe nimugoroba mpita ntekereza ukuntu ejo bundi twagiye kwa turi kuvuga waje kumfasha kwishimira ibihumbi 100 nkajya nkubwira nti nawe uri mu nzira none nanjye naringeze kuri 70 ya baba none subu hari izihe gahunda ku bakunzi bawe ni ugutegereza ukareba ko wenda waba uri gushaka abantu bagufasha kuyigarura waba warigeze gushaka abantu b'abahanga mu bya YouTube wenda kuko tuba dufite abantu babimenyereye ukareba ko bagufasha kuba bayigarura arimo kubigerageza ariko byaranze ahubwo aca inyuma akabandikira n'ibyo bakora babireba yandikiye abo yasiriye amacana bacana amafaranga nyine bivura uko bagiye akabakana baca menshi za miliyoni zitabarika ibyo ni ibintu bisanzwe mu isi ntago haba amahoro yuzuye uwo muntu ariko ari mu Rwanda cyangwa yabikoze wenda ari hanze none nyine ndamenya ngo ari mu Rwanda cyangwa ntari mu Rwanda ndamuzi ngahari ihangane mugani nabonye himbaza na agape nazo bazikuye urumva ko oya azakuraho n'izindi ahubwo afite ubugizi bwa nabi
niba abantu baba barahisemo gukorera satani ku mugaragaro batagira ubumuntu batagira ikinyabupfura batagira icyo batinya ndanumva nabijeje buse ntabwo uzi uzabyakira utangira indi nzagerageza nyine si ibisanzwe se none se ubundi iyo ntiyatangiriye ku muntu umwe wihangane komera kandi ndabizi neza ko nyine nubwo bica intege umuntu wese kuko ruriya ni urubuga rukomeye wanyuzagaho ibikorwa byawe usangiza nyine hariho n'ibihangano byanjye n'ubu biriho urumva ko ari iki ni igihombo gikomeye ku muhanzi komera ihangane nuko twari turi gukora ikiganiro noneho ndavuga reka tubanze tunakwihanganishe n'abakunzi ba Theo bose babireba YouTube channel yo ntago iri mu maboko ye iri mu maboko y'abantu nakita ko ari abanzi cyangwa se abateka mutwe oya mu mvugo yoroshye wavuga ngo abagizi ba nabi kuko yaba batwaye iyanjye gusa izindi bakazireka rero kuko barimo no gushotora abandi bantu abo ni abagizi ba nabi ni nk'abanzi b'igihugu cyangwa abanzi b'abandi bantu ntabwo nabita abanzi banjye ni abagizi ba nabi kuko bari guhemukira n'abandi bantu ibyo bintu abantu babyumve babisobanukirwe kandi ngewe ntacyo byari bintwaye njye naciye mu bintu bikomeye ku buryo numva gutwara cano ntacyo byakabaye bintwara ahubwo kuba bari kwanduranya ku bandi bantu bagahemukira reba basibye cano ifite abasubscribe 500,000 birenga urumva abo ni abagizi ba nabi n'abanzi b'ibyiza ni n'abanzi b'igihugu kuko batwaye cano zo mu Rwanda bari guhemukira abanyarwanda abo n'abanzi b'igihugu uwo nguwo wafashwe yakabaye ajyanwa no mu butabera Theo reka nkubwire ngo komera ihangane ibyiza biri imbere abantu bawe n'ubundi bakomeze bagukunde nunatangira indi cano tuzagushyigikira kandi bizagenda neza sawa sibyo nakubwiraga ibi ngibi Theo bose babiri ubwo duharukana ngiye Prophet Noheli twarasenze umwuka w'Imana arambwira ngo mubwire ko hari ikintu kigiye kuba Satana amugambirijeho ariko naba maso agasenga Imana izamurinda we noneho urumva yararangaye ibi bimubayeho ntago bimutungwe n'ibintu ngene namwibwiriye nkibaza umuntu uvuga ngo Prophet Noheli bankurikirane nakoze iki nge ndi umuhanuzi Imana inyuzamo mvuga ibintu Gakira ranze hari ibintu byinshi yagiye mubwira kandi n'ubu yarabibonye namwe hari ibyo nababwiye mwana bibonye naganza hari ibyo yabonye na Germaine vuse Theo naramubwiye ngo YouTube channel yawe ubwo twari turi gusenga ahantu anyuza ahantu tuvuye ahantu biti Masaka ndamubwira ngo usenge kuko mbonye Satani agerageza kugukubita akantu kameze nk'inkonje kandi kazakubabaza arambwa ati mwana wanjye Imana iri kumwe nanjye ariko urabona ko bibaye hari igihe tubwira abantu ibintu bakisanga byabaye nk'ubundi we Gakire nk'ubu ngewe ubu tuvugana ijwi ry'Imana rivuganye nanjye ko nyuma y'igihe gito urabufite imodoka witwara ibintu bya Pelasito Kid BNMA Zobrere ko nizango muri dra ibintu byo kugenda na moto imiyaga ikwica ibintu byo kugenda wapi bigiye guhinduka bantu rero bababwira ibintu bakanyonda babeshya nk'ubu mbikubwe niciye kuri kamera ntubikate iki kigano nikizavaho nuyibona iyi modoka uzanshaka uvuga ati Prophet Noheli aho nzaba ndi hose naba ndi muri Canada naba ndi Amerika uzahite wohereza ituro Mubanye ngeje ubundi nka wa mukobwa wacu witwa ngo ni Rayira yarambabaje cyane Rayira yarambabaje arambabaza ku rwego rudasanzwe Rayira yugiye gusesengura ntubanze ngo rene ibyo usesengura ibyo ari byo ariko Gakireka nkubwire nuri umusesenguzo mwiza n'umunyamakuru mwiza wasesengura umugambi w'Imana ifite ku muntu yasesenguye ibyabande ibyawe we yarifashe bwa mbere aransesengura ngo kano gasore ngo reba ukuntu kaba kakodesheje amakote ngo kaba kambaye neza naba nanjye Rayira mfite abantu bama amakote mfite abo bantu banyemera banje banyemera intege nke zanjye bakemera n'ubuhanuzi bwanjye kuko bubakorera bakemera n'Imana imbamo ariko Rayira we yaravuze ngo aka gasore ngo murakabona ngo nagatubuze ngo kabwashanga abagore Rayira ndakwiyamye mbivugiye kuri kamera ikindi cyambabaje umvuyeho pe ugiye kuri Korode uriya Pastor Korode wenda we murashobokanye nawe uramwatatse
uragiye ntushizwe n'ibyo ngibyo uraje ati urebye ya video yo mu rukiko rwabereye Kimihurura kwa Pastor Germaine na Ganza ati uyu musore numwibone ati ngo numwibone ngo aritukuza ngo yaritukuje avuga ngo Ganza aritukuje amavuta yisiga warayamuguriye tuye tubwizanye ukuri uravuga ngo Germaine ngo nagakecuru ngo karashaje ngo yaroze Ganza ngo hari ibyo ngo yamuhaye ngo kugira ngo amukunde tuvugisha ukuri turabizi urukundo ni ibisazi kandi ibi bisazi y'umuntu abirwaye agahura n'uwo birwariye bigahura bagahuza za bisazi biragenda bigatuma wa muntu akunda wa wundi ariko ndibaza arayira yigize umucamanza biragaragara ko yafashe Imana arayimura ayikura ku ntebe yo guca imanza waraza yicara ku ntebe ngo nitwa arayira wabyumvishe gake ibi mvuga si ukubabeshya mujye mu kiganiro murebe wabyivugira ngo avuga ngo uyu muhungu jya murebe kuri rayira ngo niba ari arayira y'impaya niba ari iki uretse ubibona asesengura avuga ukuntu ngo Germaine ngo ari agakecuru avuga ukuntu ngo Ganza ngo yitukuje avuga ibintu byo gusebanya amagambo asesereza umuntu afite ubukwe o kugira ngo mubwire ati mumushyigikire mumukunde rwose mushyigikire iyi couple cyane ko twashyigikiye abandi bantu benshi cyane banyuze kuri YouTube ariko wowe urifata ukavuga ngo Ganza ngo yaritukuje ngo numwibone ngo yari umusinzi ngo mutubari utari umusinzi ninde turebye ahahiseho umuntu twese uko twicana kuri kamera n'abantu mutere gatebe kwanza mbabwira ukuri ibyo ni uko niko kuri turebye ahahise ha Noheli nta nubwo wamuha amazi turebye ahahise hawo umuntu nkurikiye nta n'uwaguha umukono twese dufite ahahise hacu habi niba muravuga ati nge nari umusinzi nari umusambanyi ndi bonso nsohora abasinze mbajugunya hanze ubu naje kujugunya abazimu mu nzu y'Imana Imana ngiriye neza mu mwuka wera ngo tumushyigikire turi kumurwanya rero rayira ibi nakora si byiza nge rayira yigeza nsesengura ndamwihorera mvuga ibyo avuga ibitari byo amvuga nabi ndamureka ariko noneho uyu munsi ikintu wakoze wamanitse gati wicaye uje kukumanura urahaguruka nicyo kintu niyo mpamvu nje kuri kamera ngo nkubwire ngo urayira ibintu uri gukora si byiza wasesenguye Noheli yego mu bintu byumvikana usesengura n'abandi pe nakoro duramusesengura ariko se uyu munsi ko wayifashe ubwawe ukagenda ugasesengura abantu babageni batakuzi batakuvuzeho nabi urabataka ngo nagakecuru uvuga ibyo ushaka n'ibiki oya ntago ari byiza ibyo si byiza kabisa rero icyo navuga cyo ndayira rwose ambabarire ntakajya ariko ibintu by'amarangamutima byo kubeshya ntabwo Germaine ari umukecuru ntabwo ari igisambo wamwise umujura ubona ari kubera ikira couple abantu bayivugaho amagambo atari meza buriya iyo uzaba umuntu ukomeye Imana ikunyuza mu bikomeye iyo uzagera kure kandi uzarebe Samu Gakire igiti cyinshi kirimo amaronji kirimo amapera kirimo imyembe nicyo abana bateramo imijugujugu bavuye ku ishuri kugira ngo bahanure mu mwembo mu rero impamvu iyi couple abantu bari kuyirwanya baretse ko basenze Germaine nuko ingenda mwiyiziye abonye umugisha w'Imana aranyuze mu buzima bukakaye bwinshi yarasenze amavara kubuka Imana ikajya imubwira ngo nzaguha umugabo nzakunezeza nzabana nawe daboro baraje bamwe ku rukiko ati abana Ganza yabyaye ati Germaine wabeshye umugabo abana ko ufite bane kandi ufite barindwi umugabo ati barongera babwira umugore ati umugabo wawe arabeshya yatiye amada umugore aravuga ati njye umugabo ndamukunda nimugende muzane ikamyo y'abana ndemera kubarira ibazi iyo umuntu ageze akubwira gutyo gakibazo haba harimo urukundo none se ababyitwa amarozi arabyita amarozi nje kubabwira ukuri kwa nyako babyumva uyu munsi wa none ababyita amarozi ntabwo ari amarozi ntabwo ari amarozi ni isezerano ry'Imana ntabwo umusore mwiza kuri we bubogara yajya kwirirwa cyangwa Germaine yajya kwirirwa shiga ngamarozi amarozi sera yiga ngo bigende bite Ganza mwamuretse ubundi Ganza nta etage afite muri uyu mujyi nta modoka afite muri uyu mujyi zirenze nta bikorwa birenze afite nta kampani afite nta cyari guhatanira n'abantu uretse umwuka w'Imana baretse umuntu Imana ikamutabara mubejo bundi Imana ni nyitabarira urukumva neza kampereza umugore mwiza bazatangira bayavuga ati nta washatse ashotse insore bigenze gutcyane nta kigenda uriya yagize ute nje narababwiye ngo ninjya kwerekanwa ahubwo muzambwire bakodeshereza abantu baza kunsebya ubazane njyewe nzabakodeshe baze bansebye kugira ngo abantu bakire iki kugira ngo bakire amahoro
bakire bakire show bakire show bizi niko jya numva bakire inkuru bivugira Jermaine yagize ubwoba cyane Jermaine yari yagize ubwoba azi ko bigiye gupfa yahagaze no kwidarapo mbura akaboko kari gususumira nkamubwa ariko we wavuganye n'Imana kabwa ufite ikihe kibazo we wavuganye n'Imana Imana ikubwira ko izagukorera ubu kandi reka nkubwize ukuri y'ibintu bitaragera ubandabaga ngo abantu babone birangiye bipfuye ntabwo banyurwa naranamubwiye ngo wowe ikimenyetso nyuma y'icumweru kimwe hari umuntu uzagusanga gusaba imbabazi kandi uwo muntu azaza ageze uruhari mu kwica ubukwe bwawe ariko azagusanga gusaba imbabazi niba nkubeshye nushaka umuhamagara umubaza leta bikubwiye hari umuntu wagiye kubasaba imbabazi cyane wari wagize uruhare mu gushyuha mu bukwe bwabo yifuza ko bwahagarara neza ariko ejo ndi twarasenze ndano bita muri ndabirambiwe ndamubwira numva ko umwuka avuze arambwiye ngo ukiva ahangaha nyuma y'iminsi 2 hari umuzaguhamagara kubwa ati nukuri mwene data ndifuza guhura nawe tugakemura ibibazo byanjye nawe nakugenjeje gutya mu bukwe bwawe nifuza kuguhemukira ariko ndashaka kugira gute kugusaba imbabazi ubu njyewe ndashaka kubwira abantu neza ko tubane n'abantu mu mahoro rero rayira nurakare kubw'ibi bintu nkubwinge nta rwango nyangirira abantu ahubwo ni uko byambabaje ndavuga nti rero sinabyihererana reka nze mbikubwire nk'ubu ngubu ukunda gusesengura abantu ariko bo bagusesengura ukababara ntukajye ubabara kuko nawe ejo niba kuvuga ntawe ujye utuza kandi nyankunda kubivuga ngo akibugereyemo mugenzi wawe ejo nabo niko bakugereramo ninde muntu mu bantu bose wabonye uvuga abandi bajya kumuvuga we akahita ajya kuri RIB cyangwa se reka nkubwire ninde muntu wanga ko bamuvuga reka nkubwire hano hari abantu benshi babavuga bagahita bajya kuri RIB nk'ubu ngubu Bishop Gerard ninjye muntu wamuvuze nabi mubwira nabi nabikwiye ku mutima ndahubuka aza kuri YouTube ababaye ari mu gahinda arambwira ngo uyu mwana aransuzuguye arambwira ngo agiye kunyereka icyo agiye kunkorera ndebye nitekerejeho nisubiyemo nk'umuhanuzi sanga nakoze ikosa ryo kubahuka umushumba ryo kubahuka amavuta ryo kubahuka umuntu wahamagawe n'Imana ndavuga ngo reka musabe imbabazi urumva yena musaba imbabazi ari gutanjyana muri RIB nk'abandi ariko kwa kari umubyeyi yanyakiranye yombi Korode ninjye muntu wavuze ngo washatse Korode nta rushako yashatse ariko ndangije nsanga nakoze ikosa nabwo ngira gute ndambwa ngo mbabarira ninjye mu bitandeba rero uyu muntu ari umucamanza akimura Imana ari agakwiye guca imanza uyu muntu ikibazo cy'abanyarwanda ni kingi cyangwa se cy'abantu muri rusange ntabwo bajya bemera amakosa bakoze umenye niba mpemukiye gakire ngomba kuza nkagira ute ngasaba imbabazi ejo umuntu yagiranye ibibazo na Amani wabibonye tubigiranye ibibazo arambwa ati muvandimwe nagushotoye nawe uravuga twese turavuga havemo ibicumuro dushyirana hanze turasenyana duhure tuniyunge dusabane iki imbabazi ariko usanga abantu nk'abari yabo usikuntu uganza babaye usikuntu Jermaine yamamaga ariko arambwira ati uyu mugore ngo witwa Unirayira muzi he Tavuga rero wori muri buko biteza stress tuza nanjye umudamu yaramvuze iki nicyo gihe cyo kugira ngo nze mukubwirire nanjye rero rayira uvuga abantu bakababara we bakuvuga ukababara kandi ukumva wabajyana muri RIB burya ameze nka nibishaka na nibishaka umuvuze nabi cyane kujyana muri RIB kandi bura kujyana abantu muri RIB wakwe gusanga mugenzi ubundi kera abakristo ubundi ntabwo barindaga kwitiza abantu biteze rubanda habaga ikibazo bakagikumira kikahirangirira hiryo ngiyo nagiye n'umuntu wabimenya ariko uyu nguyu ubwo ngo ajye kuregera Imana ugira abantu bajya bakugira inama cyane cyane babashumba mu ngera umuntu umuretse ko naramutengushye ariko ubu ngubu namusabye imbabazi mugarukaho no umushumba witwa Bishop Brigitte yego niwe nafata nk'umubyeyi wanjye mu mwuka kuko niwe muntu ukunda kungira inama cyane ndaramusuhuje ndabiza azabona iki kiganiro akunda urugendo cyane ngira ngo afite na YouTube channel yitwa Zamuka TV abantu bajyeho yego uyu Bishop Brigitte niwe muntu ungira inama kambwira ati mwana bigenda gutya bica gutya sinawe wenyine yewe ngira ngo mfite n'undi mubyeyi witwa Apostle Minyoni Imana ahari Imana ikomeze imurinde ndanamusuhuje abo bantu ko ari babiri nibo bantu ngira ikibazo nkavuga ngo reka ntibature n'ababyeyi bafite abana banduta bamwe bafite abangana nanjye abandi barashingiye urumva bafite n'Imana n'ubuhamya bwiza hano hanze n'abantu ugomba uhura nabo bakakugira inama n'ibintu
nuko ugomba kwitwara muri uru rugendo ariko urayira rwose ntunarakare ndabizi ubu ngubu nuri bwihangane rwose tuvuga ati uyu profete urahagurukira ndakubwiza ukuri ariko cyo navuga cyo ibyo ntabwo ari byiza buriya uzi ko gaci uzi ko ihoza umuntu ku nkeke ushobora gutuma akora n'ibintu atakoraga ariko Jermaine na Ganza nabo bagume hamwe kuko nukuvuga ngo nimba baraje muri social media ku mihanda ngira ngo ntago rero umuntu bazajya bavuga ngo ugiye kubabara ubu we ntiwakomeye hari ibintu bakuvuga ngo ugahangayika narakomeye abantu banyise imbobo banyita ikirara banyitinjije abandi ati bagufunga abandi ati wanye ariko kubera ko kumwami Imana azanabara nico gituma namwana nico gituma ngiwe nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare kandi nzi ko nazakorwa n'isoni yego ubwo rero nabo ngira ngo kubera ko bazi ko nta bindi biba kuri iyi mihanda nta mutima muberega ubuhari ntawo uretse ko abantu nyine hari abantu batinya urugamba rw'amagambo ubu kubwira umuntu nka Rugaju wogeze umupira ukavuga ati Rugaju ukamubwira amagambo umuntu wase wamurusha yogeza wapi ntabwo wamurusha ntabwo mu bintu ngewe namaze kubona umuntu witwa umunyamakuru hari abantu bafite imbaraga umunyamasengesho rwanisha imbaraga z'akanwa asenga hamagara Imana hanyuma umusifuza akarwanisha ifirimbi ibyo bintu nakunze umuntu bita bose babireba kanya tumaze kuvugisha niwe wambwiye ati bise ibintu byose narabyoroheje nahise mbyemera byose kugira ngo hatazagera n'undi ugaruka uza kuvuga ibindi bike Theo rero buriya n'umwana mwiza Theo buriya arakishijwe byoroheje araza byose arabyemera atinda n'izanjye inzoga narazinyoye kabisa ibintu byose narabikoze ngaho mumbwira ikindi nanjye nibe nababwiye ejo bundi narababwiye nibi byaha mu ndega narabikoze nshobora none se ikindi mu ndega ni igiki nanjye nibyo nababwiye abantu nureba gaci mu buzima nararahiye nimba ijwa ari iryanjye nzaryemera uzi umuntu ntabwo ngiye mfite igihe cyo kuza kuvuga ngo mere nka nibishaka Theogene ngo mvuge ngo ijwi si iryanjye ngo wakane udi ibintu bigaragarira amaso y'abantu n'amatwi y'abantu nguze umere nka Elize yaraje avuga ngo wama harajeje arahakana ariko shareka akabwira ni uje ukavuga ati ni njyewe ndi umunyamubiri mfite umubiri sibyo munsi y'ipantaro munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba ibi mvuga kandi abantu bajya babyumva kandi imaze iminsi numva hano nta cyubahiro kiba munsi y'umukandara imaze iminsi numva hano mu gipangu ariyo sirenge habana narayibe ari ibiki ngo wampa ngo wampa nuko kumbi naho byavuye kuri Elize ariko reka mvuge abantu munsi y'umukandara mujye mwitonda musenge n'abataragwa mwagwa mureke gucira abantu imanza ngo noheri ngo numuheheze ngo numusambanye munsi y'umukandara iyo tuhageze gaki buri wese aca bugufi urugero imva 3 z'abakozi b'Imana ngiye kuzikubwira abantu batari bazi imva ya mbere ni icyubahiro imva ya kabiri ni ijipo imva ya gatatu ni amafaranga umukozi w'Imana wahaye amafaranga aragwa iyo wamuhaye amafaranga menshi aragwa akava mu byizerwa iyo wamuhaye icyubahiro azamura inuga kamera nkaguriya atakegama kabiri ijipo iyo yibonye ni ukuri kw'Imana nubwo mutubeshya bamwe nubwo baza hano bavuga ngo iki none hari umuvuga butumwe muri twasenganye ngo umugore ngo mwiza ngo yampaye ngo amafaranga ngo mwiza pe ngo turyamane aya ndavuga nturabeshya uretse no kuyaguha wowe wanamureba ugashukura niko namubwiye none tuvugisha ukuri ariko Dawidi yageze kwa Mukawuriya munsi y'umukandara nihe yubaha yica umugore we umugabo we aramusazabaho uwo ni uwa mbere uwa kabiri munsi y'umukandara kuyubaha byananiye ba Salomo uwa kabiri undi ni umuntu witwa Samusoni yafatanya ngo urwasa rw'indoga bagakubita abafilisitiya bakagwirirana ariko ageze kwa Delila ngamushimye mu bwanwa no mu musatsi aravuga ati imbaraga zanjye zirangiriye ahangaha kwiyubaha biranze amanura umukandara avuga ati ibanga ryanjye Imana yampaye riba hano rero mwebwe mwirwa muducira imanza mucira n'abantu imanza mujye mubanza mwisuzume bivuze ko na bamwe mu bagabo Imana yishimiraga bagiye bagaragaza intege nke zawe ku kintu cyaha cy'ubusambanyi yego erega iki cyaha bibiri ko dufite abavuga butumwa bakubwira ati reka babeshya uzaba pasiteri muri misi bakomerekeje abantu bababeshya ngo deliverance bagera muri biro
akaba aramubwiye ngo kuramo ngo nibwo biri bugiye ngo muderevure ariko abantu ndashima ko bamenye ubwenge n'aba diaspora barabasengeraga bamwe akavuga ati jya online turebe kuri Zoom akamubwira ibyo akora akamubwira ibintu by'ibigabo by'ibidayimoni ariko turashima Imana ko hari ibyo yakoze aba diaspora bamenye ubwenge n'abanyarwanda twamenye ubwenge n'abandi bantu bajya bamenye ubwenge rero ariko icyo nababwira bashumba mu nkurikiye imva zanyu cyangwa se bakozi b'Imana cyangwa se bahanuzi neshatu uzarebe noneho ibeshe utumire aposo kuri kamera we nkawe Samu Gakire umubwira ati urugero twakiri Hakizimana nushiyeho ngo Hakizimana aposo Hakizimana arakubaza ngo iryo ni so wari inyiseryo kutarishyiraho nicyo cyacubahiro navugaga hari twabipfuye ibyo uvuga ya muri titre none nicyo cyacubahiro navugaga ariko byumva ukimuhaye ukamutakagiza zamuri nugo akamera nka Goliath cyangwa se agahita byimba akamera nka Dawidi n'abandi akizamura rero niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ngo icubahiro kigiye kurimbuza abantu icubahiro kigiye gukoraho abantu benshi cyane Theo bose abera navuze ngo kubita utababarira Imana igira ibintu ikubita igira ibintu icyaha ivana mu nzira nubwo naramenye icyo bashaka ariko n'urwango rubazana nubwo naramenye ikibagenza ariko simbashira amakenga mwadusongoreye urumambo mwateguye naho kutubamba inama zarakozwe bwihishwa ngo nzazime nukuri ntabwo nzapfa nibikabeho n'abatwanga mwese nibizabahira amen reka ngushimire cyane ngira ngo turaganire kandi tuganira ibintu byiza tuganira ibintu byubaka kuko ibyo ari byose nimba tuvuga ngo nta rwango ruba rurimo ntari impamvu y'ukuntu ariko nanone ntabwo wanze kuvugwa yaheze munda ya nyina gazara Geribere cyangwa se n'abandi bose mukomere iyo bakuvuze Theo bose babireba wabuze cano yawe komera bita himbaza cano ye yari mu macano ya gospel manini komera na Gape TV nayo yagendeyemo nayo yari meze neza nawe komera undi muntu nawe cano ye nabonye agiye no Papa Cyangwe ngwiki yego Papa Cyangwe nawe cano yagiye Papa Cyangwe ni ihangane nawe bose bakomere cyane reka ngushimire cyane Prophet ariko gaci njewe utaragenda ngiye gusengera cano ya Imana ihagarariho ihagarariye kuko urumwe mu banyamakuru bacishaho ibiganiro bitarimo amatiku n'amanyanga rero niba ziriya cano zagiye satani yazigambane zikagenda iyawe reka tuyishinganishe kuri kamera amen Mana mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wese ukunda urugendo TV online mesheje umugisha umuntu wese ukurikiranye uru rugendo mu izina rya Yesu iyi cano ndayishinganishije ngo ubwo satani yasabye ayandi macano ari kugenda buri rwirengero utamenye uko agiye uhagarare ku rugendo TV rwa Samu Gakire online umugirire neza urindi cano ye ndetse n'izindi cano zose zikubaha zinyuzaho ibiganiro byo kubahisha uzirinde urakoze kandi twanganishije bene data babuza amacano mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibamugisha